Ndagushimiye kandi nguhaye ikaze wowe ufunguye urubuga rwacu rwa YouTube channel Rubibi TV, ari nako twishimira kongera kubana nawe muri aka kanya mu kiganiro tugiye kubaganiriza uyu munsi. Njye ndi Shaddy Nshuti, uru ni Rubibi TV, tubahaye ikaze. Ntabwo dutinda rero uyu munsi tugiye kubaganiriza iki? Uyu munsi tugiye kuganira ku magambo abantu benshi bakunda guhora bitiranya cyangwa bibeshyaho cyangwa badasobanukirwa. Ni amagambo yitwa igitinyiro n'igikundiro ndetse n'icyubahiro. Ni amagambo atatu afite ibisobanuro bitandukanye. Aka kanya nibyo tugiye kukubwira, tuguhaye ikaze muri aka kanya. Rero twihuse duhere ku ijambo rya mbere, icyo bita igitinyiro. Igitinyiro ni uburyo umuntu atinywa ariko abitewe n'imbaraga z'ubushobozi cyangwa ububasha afite n'umwanya afite n'urwego ariho. Ibyo bigatuma umuntu nyine bamutinya kubera imbaraga. Akenshi abantu bakunda gutinya umuntu kubera imbaraga afite n'ububasha afite, bishobora gutuma nyine utamutinye byakugiraho ingaruka. Umuntu rero ashobora kuba agutinya ariko atakubaha. Urugero, umuntu ashobora kuba ari umuyobozi w'ikigo runaka, yahinguka abakozi bakavuga ati ngicyo kiraje mugende kitaduhitana, ngicyo kiraje muhunge kitatumerera nabi. Icyo gihe baragutinya ariko ntabwo bakubaha. Ndumva ibyo byumvikana. Umuntu ashobora kuba agutinya ariko atakubaha, atanagukunda ariko agutinya kubera imbaraga z'icyo uri cyo n'ubushobozi ufite n'ububasha ufite n'urwego uriho. Ibyo bikaba byamugiraho ingaruka nyine atagutinya. Rero bakagutinya kubera ubwo bubasha, bityo ukaba wakwibeshya ko bagukunda cyangwa bakwishimiye, ahubwo ari ugutinya za mbaraga. Kutagutinya bishobora kubagiraho. Nicyo bita igitinyiro. Umuntu ashobora kugutinya ariko atagukunda habe na mba, atanagukubaha habe na mba. Hanyuma rero ntabwo dutinda, reka tujye no ku rindi jambo rivuga ngo icyubahiro cyangwa igikundiro. Umuntu agira igikundiro kubera ukuntu yitwara, kubera ukuntu sosiyete imwiyumvamo, kubera ukuntu abana n'abandi, kubera ukuntu abanira bagenzi be, bityo bikamutera kugira igikundiro. Urugero, umuntu ashobora kuba ari umuyede ku ishantiye runaka afite igikundiro pe, kubera ukuntu yubaha abandi, kubera ukuntu yitwara, kubera ukuntu akora, kubera ukuntu abanye n'abo babana aho ngaho, bityo uwo muyede akagira igikundiro cyinshi. Mu by'ukuri icyubahiro cyo n'igitinyiro ntabyo afite, nta gitinyiro afite kuko ntabwo atinyitse, ari ku rwego rwe nyine, sinavuga ngo ruciritse ahubwo rwe, ariko afite igikundiro. Bivuze ngo umuntu ashobora kugira igikundiro nta gitinyiro afite umuntu, bityo akagira, iyo umuntu bamukunda baranamwubaha. Icyubahiro rero cyo, iyo umuntu bamukunda afite igikundiro, akenshi baba banamwubaha. Iyo umuntu agukubaha aba anagukunda, ariko umuntu ashobora kugutinya atagukunda atanakubaha. Nicyo ayo magambo abiri abantu bakunze kwitiranya, twagira ngo bamenye uyu munsi icyo bita igitinyiro. Ushobora kuba ufite igitinyiro ariko nta gikundiro ufite, nta n'icyubahiro ufite. Ariko ushobora kuba ufite igikundiro, ufite icyubahiro, ukundwa, abantu bakwemera, bakwiyumvamo, bikabafasha, ukabanyura. Nicyo twari twabateguriye uyu munsi ngo abantu bajye bamenya gutandukanya aya magambo abiri, igitinyiro n'igikundiro cyangwa n'icyubahiro. Urakoze kuba waduteze amatwi. Iyi ni Rubibi TV, njye ndi Shaddy Nshuti. Niba utarakanda subscribe uyikande, uduhe na like ndetse na share kugira ngo ibi bintu nk'ibi by'ibisobanuro nk'ibi abantu bajye babimenya ari benshi. Turabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza. Ciao ciao.